Reka dusenga Imana mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nkuru, Mana y'ubuntu, Mana y'urukundo kandi Mana y'imbabazi nyinshi, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimye kuduhaye umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo twongere tugeze abantu bawe ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe niryo ryaturemye. Kubwiyo mpamvu rirakomeye kandi riraremereye, twebwe abana bawe ntabwo twabasha no kuritwara mu mitwe yacu no kurivuga mu kanwa kacu tudashobojwe n'umwuka wera. Reka umwuka wera amanuke adushoboze, kandi iri jambo ko rizagira hirya kure cyane hashoboka, rizahindura imitima ya benshi, nuko benshi babashe guhabwa agakiza kubwira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane ko twongeye kubonana. Nkuko musanzwe mubizya mumenyereye, wenda hari abanzi bamusanzwe bambona bahise bamenya no wari we, hari abatanzi bambonye aribwo bwa mbere, ariko bose ndagira ngo mbanze mbibwire muri kumwe na Pasiteri Minani Frodoir. Bamwe baramumenyereye haba ku buhamya yatambukije, abandi baramuzi basanzwe bamuzi, ariko wenda hari n'ufunguye yicano ari ubwa mbere, akaba aribwo bwa mbere abonye Pasiteri Minani Frodoir. Ntabwo rero njeje kubibwira, ibyo mvuze birahagije. Ibindi naba ntavuze muzayibona ku buhamya ku ma YouTube channel atandukanye, n'ubundi ubuhamya bugenda bugarukaho burahari, waba bukeneye n'ubundi yabusangaho kugira ngo wenda umumenye. Aka kanya rero ndagira ngo tugane ku ijambo ry'Imana, nicyo kinzinduye muri aya masaha. Wenda mvuze kinzinduye sinzi igihe uzayirebera, ariko ntacyo umenya kubwo yagenda gitambukije hakiri kare. Intego nyamukuru ngira ngo tuganeho aka kanya ni ikintu bita ubugingo. Bene data, ubugingo buraharanirwa rwose pe. Ubugingo uyu munsi wa none abantu barimo barabujyaho impaka, ndetse abenshi bavuga ko babushaka pe, ariko ntabwo baramenya na gato uburyo bwabahesha ubugingo. Kandi abantu benshi bajye bifuza kumenya ngo niki cyabahesha ubugingo, ariko ugasanga nta mbaraga babishyiramo koko mu kumenya icyabahesha ubugingo. Ikindi cyongeye nuko usanga abantu kubw'uyo mpamvu abantu babeshya byinshi cyane, bakabeshya na byinshi cyane, ndetse byatumye benshi bibeshya ubugingo, nyamara by'ukuri nta bugingo bafite muri bo. Reka rero turebe by'ukuri niki gihesha abantu ubugingo, niki gishobora guhesha umuntu koko ubugingo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndagira ngo duhere muri iri jambo riri muri Yohani ibice bitatu umurongo wa 36 wonyine. Duhere hano muri Yohani ibice bitatu umurongo 36 wonyine, niwo murongo mbanza gusomaho mukatuyobora muri iki cyigisho cy'ubugingo. Haranditse ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Reka tubyumve neza tubisobanukirwe. Harimo ibintu bibiri impamvu nshatse gusoma hano kuhatsindagira, nuko abantu bajye bakunda kwitiranya ibintu bibiri. Rimwe na rimwe bakanasoma bahubutse ntibasoma uko hari, cyangwa se bakongera amagambo atarimo. Ugasanga umuntu aravuze ngo uwizera uwo mwana abonye ubugingo buhoraho, ngo ariko utizera uwo mwana ntazabona ubugingo. Ntabwo ariko handitse. Haranditse ngo uwizera uwo mwana abonye ubugingo buhoraho, ngo ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Noneho twumvamo ibintu bibiri bituma umuntu abona ubugingo. Icya mbere ni ukwizera, icya kabiri ni ukumvira. Iki kibi gisubizo gikunda gusubiza abakunda gutsindagira kwizera gusa. Impamvu nashatse ko tuza kuganira kujyanye n'ubugingo, kandi narangiza nkashaka ko tubivuga neza kugira ngo abantu bave mu rujijo, bave mu rungabangabo, nuko hari inyigisho nyinshi zitandukanye. Maze igihe nigisha kuri radio Umucyo, maze igihe ntambutse ibiganiro, ndetse ikiganiro cyawe kimaze kumenyerwa ku izina ry'ubumuntu buhesha ubugingo. Icyo kintu ubumuntu buhesha ubugingo cyacanze benshi, kubera ko kenshi na kenshi ngaruka kukumvira Yesu kurenza kumwizera. Kumwizera ntabwo ari uko ari byo bya nyuma, ni nabyo byagombye kubanza. Ariko icya mbere abantu ntibabishyikaho byuzuye. Icya kabiri abantu babibeshyaho byonyine gusa ko bihagije, noneho bakirengagiza iri jambo rivuga ko kumwizera bigomba kujya no kumwumvira. Twizera Yesu gute? Tumwakira gute? Uvuga ko yakiriye Yesu amwakira gute? Amwakira nkandi. Amwakira mu buryo bubiri. Icya mbere amwakira nk'umwami n'umukiza we. Agira inshingano ebyiri. Yesu yazanywe n'inshingano ebyiri zikomeye cyane. Inshingano ya mbere ni ukuba igitambo kimwe rukumbi gisimbura ibitambo byose. Ingingo ya kabiri yamuzanye ni ukuba umwigisha ndetse n'umwami n'umutegetsi, agatanga amabwiriza n'amategeko tugomba kugenderaho. Iyo rero umwizeye gusa
uba umufashe nk'umutambyi gusa, uba umufashe nk'uwaje gusimbura ibitambo gusa iyo umwizeye byonyine. Ariko kumwumvira nicyo kimenyetso cyerekana ko wamwakiriye nk'umwami wawe. Umwami aca iteka, kandi iteka rigenderwaho nta mpaka, iteka rigenderwaho nta kuvuguruza, iteka rigenderwaho nta ariko, ahubwo ugendera ku mategeko n'amabwiriza atanze. Niba koko Yesu ari umwami wawe, utegekwa kumwumvira nta mpaka. Aha rero ikintu cyo kumvira niho dukunda kujya impaka, rimwe na rimwe tugatandukana. Ugasanga abantu baravuga ngo kwizera kurahagije. Maze iminsi impaka cyane n'abantu wenda nabo bafite ama YouTube channel bacaho babigishirizaho, bigisha ngo ni ubuntu, bavuga kwizera gusa ngo kurahagije. Twagiye impaka na n'ubu turazijya, baramamagara tukaganira. Ntabwo tujye impaka z'umujinya cyangwa impaka zo kurakara. Hari uko biri kose umuntu yatsimbarira mureka gatsimbarira kubye, ariko kutari ukuri. Cyane cyane ko burya reka mbabwiza ukuri kweruye, ukuri ni kwinshi kuko buri wese agira ukwe, ariko burya ukuri ni kumwe. Icyo umuntu iyo abyumvise bamva vuze contredire. Ukuri ni kwinshi ariko burya ukuri ni kumwe. Bishatse kuvuga ngo iki? Uwashaka iyi mikoro mfite by'ukuri mukuri kose ni mikoro, ariko umwe ashobora kukubwira ati ni icupa, kandi akabihagarara tukuri genda biziri ni icupa nimungishe maka. Ndakago bati kari akantu yaba afite buriya ni radio, ndabizi neza ni radio, ntihagiye nungishe maka. Mu yandi magambo ukuri kwe nuko koko, umwe ni icupa undi ni mikoro, burese abyita uko ashaka, ariko ntibizayibuza kuba mikoro nubwo abantu bazayita ibyo bashaka byose. Buri wese akagira ukuri kwe kuri umutima we, ariko ntibizabuza yuko izaguma kuba mikoro ariko kuri kwayo. Bishatse kuvuga ngo iki? Ukuri ni kwinshi ariko kandi ukuri ni kumwe. Ukuri ni kwinshi kuko buri wese agira ukwe, ariko kugira buri wese kugira ukuri kwe ntibivanaho kuri gukomeza kuba ukuri. Aho rero nicyo kibazo kiri. Umwigisha wese azaza kubwira ko avuga ukuri, akubwiye ati mureke mbabwize ukuri, barababeshya ndababwira ukuri. Banza wibaze ngo uko niko kuri nyako cyangwa ni ukuri kwawe. Aho ugomba kumenya neza niba ari ukuri kwawe cyangwa ari ukuri nyako. Ukuri nyako rero ninde? Mbere ya byose ukuri nyako ni Yesu. Amina. Aho ndafashijwe cyane. Ukuri nyako ni Yesu. Ukuri nyako ni ijambo ry'Imana ari we Yesu. Ukuri nyako tugusanga muri Bibiliya. Sinzi impamvu abantu bashaka kurindegeza abandi bakarwa kubabwira ukuri nyako. Reka mbabwire, wenda ahangaha iyo mvuze ushobora kumbwira utayo magambo wanditse ariko ntabwo ari Yesu wayavuze ayo. Sorry, ayusomye ntabwo ari Yesu wayavuze. Ndabyemera cyane ko aya magambo nsomye ni Yohana wayavuze. Yohana umubatiza niwe wanditse aya magambo, niwe wayavuze bwa mbere. Hanyuma kandi undi wayanditseho naho ni Yohana umwigisha. Bishatse kuvuga ngo by'ukuri amagambo ndimo mvuga ntabwo ari wavuga uti saya Yesu. Reka njye kuya Yesu, wenda hari biragufasha ninjya kuya Yesu nayo urabyumva neza. Reka turebe muri Matayo, ibice byaho ni 7 umurongo wa 21. Turebe none icyo Yesu we yivugira ubwe. Kandi ngira ubwoba iyo mbona abantu bihaye kuvuguruza kugeza ubwo biha kuvuguruza Yesu, byaranyobeye. Ubundi umuntu wese witwa umukirisitu, umuntu wese witwa umuvugabutumwa utinyuka kuyigisha akavuguruza ibyo Yesu yavuze, ubundi abavuze iki? Ntabwo mbizi, ntabwo nzi n'icyo abayigisha. By'ukuri Yesu aruzuye 100%, ibyo avuga biruzuye 100%, nta namubyara wagira ku isi byibuze waba afite 50% y'ibye. Ntaho bihuriye, nta naho ikiremwe cyagihura n'uwakiremye. Amagambo ya Yesu aruzuye 100%, ntabwo yongerwaho, nta nubwo akurwaho, kuko ibyo yavuze birasobanutse. Wenda hari wavuga uti byaba ari abahinduye inyandiko, ntacyo. Uzagenda ushaka ibitabo bitandukanye, wenda ubisome no mu Giheburayo cyangwa ubisome no mu Kigereki, wumva ubusobanuro bwabyo. Ariko icy'ingenzi nuko abahinduye Bibiliya nta ntego bari bafite yo kurindagiza abantu, cyane cyane abahinduye mbere. Kandi ikindi natwe izo ndimi turanazizi, amagambo dusoma twayasomye no muri izo ndimi zitandukanye. Ariko ikigaragara cyo ni kimwe, ntabwo Yesu aba akwiye kuvuguruzwa n'akadomo, habe n'akadomo, kuko ushaka kwigisha nyuranije n'ibyo Yesu yigishije. Kabone nubwo yavuga ngo Paulo nawe yaravuze, kabone nubwo abamubeshyera, Paulo ntabwo yigeze avuguruza Yesu. Nta jambo na rimwe Paulo yigishije rivuguruza ibyo Yesu yigishije, kubera ko yafashe kubye. Umwuka w'Imana weraga Paulo niwo wari muri Yesu, ni umwuka w'Imana, ntabwo yigeze amuvuguruza. Ahubwo abigisha b'uyu munsi barindagiza abantu bitwaje ngo Paulo yavuze ibi n'ibi, nyamara bakirengagiza kuri kw'ijambo ry'Imana ufite ibihamya mu byo Yesu yivugiye. Dusome muri Matayo ibice byaho ni 7 umurongo wa 21 kugeza 23.
havuga ngo iki? Reka dusome. Umuntu wese ubwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, mwumve imbere mwankozi z'ibibi. Ariko munyumvire neza, aba tuvuza aha abangaba Yesu yabwiraga ntabwo yabwiraga bibereye mu kabari b'abapagani babandi bibereye mu busambanyi n'ubwicanyi batamenye Yesu. No, ntabwo ari bo yabwiraga. Iri ni ijambo ribwira abari mu nsengero gusa. Iri ni ijambo ribwira babandi biyita abanyamwuka. Sinzi n'uwo mwuka wo bawuvura. Nkeka yuko imyuka nayo yamaze kuba myinshi, ashobora kuba harimo n'imyuka y'abadayimoni ibeshya ngo ni umwuka wera. Abantu bakuzura imyuka y'abadayimoni kubera iki? Nta muntu wakuzura umwuka wera ngo anirwe kumvira Yesu. Nta muntu wakuzura umwuka wera ngo ayoberwe ibyanditse cyangwa agendere ku byanditse. Nta muntu wakuzura umwuka wera ngo ananirwe kwera imbuto. Nta muntu wakuzura umwuka wera ngo abatazi neza ibyanditse. Nongere bisubiremo. Reka rambabwire, aya magambo ntabwo Yesu ayabwira abapagani. Aya magambo ntabwo Yesu ababwira abadasenga, ahubwo ayabwira abantu bari mu nsengero. Reka mubyumve neza uburyo ari. Aravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, ese mukeka kuvuga mwami mwami ninde? Ni umunyamasengesho. Abanyamasengesho no hora muri mwami mwami nasenza yitatu twafasha yirindwi, noneho twafasha. Hari nabo njya numva ngo bapanze iminsi 40, hari nabo njya numva ngo bapanze iminsi 70. Ubwo bari he? Barimo vuga ngo mwami mwami. Yego, abandi babwira bahora ku karako, bari muri mwami mwami, bari mu masengesho, bari muri mwami mwami. Mu yandi magambo Yesu abakurinzira ku murima, arababwira ngo kuba umunyamasengesho no guhora mu masengesho ntibishobora kukwinjiza mu ijuru. Igishobora kukwinjiza mu ijuru ni kimwe, ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amina. Munyumve neza, ntabwo ari ukuba umunyamasengesho, si ugukora iminsi myinshi, si uguhora ku karago bishobora kuguhesha ubugingo. Igishobora kuguhesha ubugingo ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Uko niko Yesu asobanuye. Ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati noneho usibye navuga ngo mwami mwami agiye kugera no ku banyempano. Abanyempano witeka ryose tuzi ko umuntu ufite impano zitandukanye aba ari umukirisitu, yewe tuvuga ko atabura n'ubugingo. Mwumva uko abanyempano bazaza bafite inzitwazo. Abanyamasengesho amaze kubakura inzira ku murima, aravuga ngo kuvuga ngo mwami mwami ageze rero no ku bahanuzi. Araza kugera ku bahanuzi, agere ku bakoze ibitangaza. Tega amatwi wumve uko ijambo rikomeza. Aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe? Reka twumvikane, ntabwo turi bubita abahanuzi b'ibinyoma ko bahanuraga mu izina rya Yesu. Aravuze ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe. Muri mwatekereza ko bahanura mu izina rya Yesu? Barahanura kandi bagahanura mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo ntabwo bavuga ko batamwizeye. Abo nabo baramwizeye. Abo nabo baramwizeye n'ikimenyimenyi bahanura mu izina rye. Ubwo rero mu yandi magambo ntibiza kubiturufu. Araba bamwe bazavuga ngo mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe. Abandi bavuga bati ese mwami ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Abandi bati ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Nawe munyumvire, umuntu w'umunyamasengesho, umuntu uhanura, umuntu wirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bakagenda, umuntu ukora ibitangaza mu izina rya Yesu, noneho ahuye n'ikibazo cy'uko adashobora kubona ubugingo keretse abanje gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Uhita wibaza ngo ibyo Data wo mu ijuru ashaka ni ibiki rero? Kwibyo bitarimo noneho ibyo Data wo mu ijuru ashaka ni ibiki? Ariko arabisobanura, asobanura ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Mu yandi magambo nahereye ku ijambo rivuga kumvira. Kwizera no kumvira. Kwizera Yesu kugomba kujyana no kumvira. Iyo kumvira kubuze no kwizera ntacyo kuba kumaze. Mbabwiza ukuri, iyo kumvira Yesu byanze no kumwizera ntacyo bivuze. Kandi kumwumvira ni ukumvira amabwiriza n'amategeko yatanze. Aha ngaha rero niho yamira imigarukira, kuko Yesu ibyo ategeka ni iki? Dore icyo Yesu asobanura. Icyo Yesu asobanura, icyo ategeka abantu, icyo Data wo mu ijuru ashaka ku bantu bagomba gukora ni iki? Nacyo kigaragara muri Bibiliya. Ikikwereka ko ari cyo ashaka ni iki? Nuko ari cyo yandikishije mu mategeko yose, nuko ari cyo yatumye abahanuzi bose, ni ikintu kimwe yabashakagaho. Niko binanditse muri Bibiliya. Soma Matayo ibice 7 urebe umurongo wa 12. Aha ngaha araza gusobanura ngo iby'ukuri icyo Data wo mu ijuru ashaka ku bantu ni iki?
twamaze gusoma ijambo rivuga ngo nta muntu umwe uzabona ubwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Aha wahita wibaza ngo icyo data wo mu ijuru ashaka ni iki? Icyo data wo mu ijuru ashaka yacyandikishe mu mategeko, gikubiye mu mategeko yose uko yatanze. Icyo data wo mu ijuru ashaka gikubiye mu magambo y'abahanuzi bose uko bakurikiranye na n'ubu ngubu abagihanura, abahanura mu kuri no mu mwuka w'abandi buzi umwuka wera bahanura ibihuje n'ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ni ibiki rero? Dore icyo asobanura. Iyo usomye Matayo ibice 7:12 haranditse, uwo murongo wonyine uranditse ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Aha, munyumvire neza, nasobanuye, nagerageje kwigisha ndasobanura. Navuze ko icyo data wo mu ijuru ashaka, niba ushaka kukimenya ngo abe ari icyo ukora, data wo mu ijuru yacyandikisha amategeko, yacyandikije amategeko, yakibwiye Mose, yakibwiye abanditsi ibitabo by'amategeko, Mose arabyandika. Mu yandi magambo icyo data wo mu ijuru ashaka ku bantu yabanje kukiva mu mategeko. Abiringira amategeko namwe muri mu nzira, kuko murimo murakora icyo data wo mu ijuru ashaka. Ariko kandi iyo nzira nayo ikeneye kubanza gusobanuka, mukamenya neza niki cyari gikubiye mu mategeko. Ntabwo cyari gikubiye mu mategeko ari ukubahiriza amasabato gusa, ntabwo cyari gikubiye mu mategeko ari bya bindi byose mutondeka. Yesu yaragisobanuye, aravuga ngo by'ukuri cyari gikubiye mu mategeko Uwiteka yashakaga ku bantu be nuko icyo wifuza ko bakugirira aricyo nawe ugirira abandi. Ahangaha wenda nzahasobanura neza nimara kujya mu bijyanye n'amategeko, ndimo nsobanura amategeko uburyo yose ahurira muri iriya jambo, nabwo nzabigarukaho nta kibazo. Aka kanya ndimo ndabwira abiringira amategeko bari mu nzira, ariko nibasobanukirwa neza icyo amategeko yigishaga. Amategeko n'abahanuzi ntibavuguruzanya, kandi amategeko n'abahanuzi na Yesu ntibavuguruzanya. Icyo bose bigishije ni kimwe cy'ingenzi. Icyo data wo mu ijuru ashaka ku bantu ni iki? Nuko icyo wifuza ko bakugirira aricyo nawe ugirira abandi. Ahangaha rero nicyo cyonyine gishobora guhesha umuntu ubugingo. Yemwe bantu mwifuza ubugingo, ese koko uratekereza neza yuko ubugingo bukenewe? Ese koko wumva ukeneye kumenya icyo wakora kugira ngo ubone ubugingo? Ukwiye kujya uhora wigenzura ureba neza niba ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ahangaha rero gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ntabwo bivuga kwizera gusa. Yesu kwizera nabyo birimo mu byo data yashakaga. Reka rero tugane ku mwanzuro, kandi ngira ngo iki cyigisho kirimo kirumvikana neza. Abantu bakwiye kwizera no kumvira. Ntabwo nigeze ndwanya kwizera, ni nabyo bibanza. Ntabwo ushobora kumvira utaramwizeye, icyo ntigishoboka. Icyo ntigishoboka. Bivuga ngo ni inyigisho ireba abakristo. Umukristo intambwe ya mbere atera niyo kwizera Yesu, intambwe ya kabiri agomba gutera niyo kumwumvira. Ni nacyo gituma twigisha buri munsi, tukigisha abakristo. Bibaye kumwizera gusa rero twagombye kwigisha, twamara kubatiza abantu tukavuga ngo nimwigendere, igikorwa cy'ingenzi murakiragira, nta n'ikindi musabwa. Kuki baguma mu nsengero? Kuki tuguma kwigisha mu nsengero? Ntabwo mu nsengero tuba tukigisha kwizera gusa, kandi mu nsengero ntabwo twigisha abashyashya baje, ahubwo mu nsengero twigisha kumvira Yesu. Niba hari ibindi wigisha bitari kumvira Yesu, ntabwo nzi urusengero rwawe. Niba uzakomeza kubwira abantu kwizera gusa, waribeshye, kuko bamaze kumwizera baranabatizwa mu mazi menshi. Ntabwo rero bahora mu nyigisho imwe, kandi n'ubundi misiyo twahawe na Yesu ni iyi. Yaratubwiye ngo mugende muhindura ab'isi yose abigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Icya kabiri, mubigishe kwitondera ibyo nasize mvuze. Mu yandi magambo, mu rusengero duhora twigisha abantu kwitondera ibyo yasize avuze. Ibyo yasize avuze rero bikuye muri iri jambo. Icyo wifuza ko bakugirira aba aricyo nawe ugirira abandi, kuko ibyo birimo amategeko yose n'ubuhanuzi bwose. Mu yandi magambo, Yesu yigishije urukundo, Yesu yigishije ubumuntu, Yesu yerekana ko kuri finali n'ubundi azabaza ibijyanye n'urukundo. Nta kindi, kugira ngo umenye neza ko ufite urukundo, nuko icyo wifuza ko bakugirira aricyo nawe ugirira abandi. Ngira ngo kandi birimo birumvikana, birimo birasobanuka. Muntu ushaka ubugingo, kora ibishoboka byose, witwararike kumvira Yesu. Urashaka ubugingo, waramwizeye, warabatijwe mu mazi menshi. Igisigaye ni iki? Kora indi ntambwe ikomeye cyane yo kumwumvira. Uhore witwararika kumwumvira. Ntibigoye nabyo, kubigenzura biroroshye cyane. Ni ukujya uhora witwararika ku icyo wifuza ko bakugirira aricyo nawe ugirira abandi. Iri jambo ni rirerire cyangwa ni rigari, umuntu ashatse kuriyigisha nacyo bwari ryabigisha ukwaryo, ariko ntacyo nacyo twazarifata igihe tukarisobanura neza kugira ngo umuntu yumve icyo wifuza ko bakugirira. Ariko ni ikinyarwanda cyumvikana. Ese icyo wifuza we ntukizi?
ese icyo wifuza ku bari ntukizi? Iyo ugiye kwaka serivisi ushaka kuyihabwa, niba utanga serivisi tanga serivisi neza kuko nayifuza kuyihabwa neza. Uko biri kose icyo wifuza, iyo ushonje hari icyo wifuza, iyo wambaye ubusa hari icyo wifuza, iyo ukennye hari icyo wifuza, iyo wabuze icumbi hari icyo wifuza, mu buzima bwose bwa buri munsi hari icyo wifuza. Wifuza kubahwa, wifuza gukundwa, ibyo wifuza byose ugira icyo ukuramo, bari cyo nawe ugirira abandi. Ibyo bari byo ukora, ubundi uraba wujuje amategeko yose n'ubuhanuzi bwose, wicara utuje utegereje ubugingo. Imana ibaho umugisha rero, Imana ibaho umugisha. Reka ngane ku musozo n'ubundi nsenga Imana. Ni ukuri kandi rwose pe, ndizera ko umuntu uri bukurikirana iki cyigisho, umuntu uzagikurikirana igihe cyose, cyane cyane ko Imana iho umugisha bene data bateguye kujya bagitambutsa kuri YouTube channel. Uko biri kose kigumaho, hari ukibona, hari n'uzakibona umwaka ushize, hari n'uzakibona ikindi gihe. Ndahamya yuko umuntu wese azabasha kubona ubugingo kubw'iki cyigisho. Reka dusenga Imana. Nyakubahwa Mana nkuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimye ko twitaho ukaturengera uko bukeye n'uko bwije. Tugushimye ko wageneye abantu bawe ubugingo, kandi ko kurifuza ko bazabona ubugingo. Ni nacyo wansigarije, nicyo wambikiye, kudore ko ari nabwo butumwa wampaye ijambo. Urambwira ngo nigisha abantu icyabahesha ubugingo, bituma unandinda na bugingo n'ubu ndinzwe nawe kubwira ijambo wampaye. Reka rero uherekeshe iri jambo nigishije umwuka wawe, agende n'uzaribona haba none no mu mwaka utaha n'ikindi gihe, rizamuhindure rwose, amenye icyo gukora cyamuhesha ubugingo. Kandi ndumva nizeye ntashidikanya ko nzabona umusaruro mwinshi ubwo nzaba mpingutse mu ijuru, mfite umunyago mwinshi, nzaba nanyaze Satani, kuko bamenye ukuri kandi bakabicyabahesha ubugingo, ubwo abana bo zaba babonye ubugingo. Urakoze, umugisha bitabe kugira ngo ijambo rigere ku bantu bose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.